Nyuma yaho uwitwa Mutesi Jolly aguze imodoka y'akataraboneka ya Mercedes G-Wagon 63 2025 ndetse akubaka inzu y'akataraboneka. Uyu ni umukobwa w'icyitegererezo hano mu Rwanda, ntabwo avuga byinshi kuko ibikorwa bye ubwabyo birivugira. Uyu Mutesi Jolly ni umwe mu bakobwa bafite amafaranga bigaragarira buri wese, gusa nanone nawe yabajijwe aho yayakuye biramugora kubisubiza, maze akarya iminwa agira ati bata amafaranga ubundi ava he? Abantu bati tujora kuri iki ahava ntago bibireba kubera iki nibwo nabibonye. That's nonsense for sure, ariko ubundi se bibareba wiki muri rusange. Yubatse inzu, imodoka, reka abana bihore. Nk'uko ubyiyumvira, gusobanura ahantu imitungo afite yayikuye nawe ubwe biramugora. Akaba ari naho abasesenguzi ariho bahera bavuga ko uyu Mutesi Jolly yaba yarakoresheje igishoro Imana yamwihereye mu maguru, akaba ariho yakuye iyi mitungo afite ibarurirwa mu mamiliyari y'amadolari. Akaba ari mpamvu nka RAB Entertainment Rwanda bakoze ubushakashatsi ku bandi bakobwa 10 bivugwa ko bakoresheje neza igishoro Imana yabihereye mu maguru, maze bakakibyaza imari itubutse, aho bigwijeho imitungo ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye by'agaciro aha mu Rwanda. Munyemerere nta gutinda, duhere ku mwanya wa 10 ku rutonde rw'abakobwa bivugwa ko bakirijwe n'igitsina. Mu yandi magambo, kuko iyo mvuze umutungo uri mu maguru nta wundi mvuga igitsina. Munyemerere turebere hamwe abakobwa rero 10 bivugwa ko bakirijwe n'igitsina aha mu Rwanda. Umwanya wa 10 turahasanga uwitwa DJ Frigisi. Uyu DJ Frigisi akunze kwikinga mu ruhu rw'ubu DJ, maze akiyita inama kandi ari ikirura. Uyu DJ Frigisi wakubaza kariyeri ye ntiwavuga ko ari umusire queen cyangwa se yaba yicuruza mu buryo bukomeye ku giciro gihambaye, gusa none nawe acuruza imari y'idahomba mu ibanga rikomeye. Iyi mari Imana yamwihereye, nta nubwo ndetse uyu mukobwa iyi mari acuruza imusaba imisoro, ntimusaba kurangura cyangwa se ngo bibe yamuhombera mu bundi buryo, cyane ko nyine iki ari igitabo kigoye kugisobanura cy'amapaje menshi wavuga ku bucuruzi bw'iyi mari. Ni naho abenshi bahera bagahitamo guceceka kugira ngo bavuge ko amagambo menshi avamo ibicumuro ndetse no guca imanza, kandi guca imanza ari iby'Uwiteka. Akaba ari na mpamvu nyine duhitamo guceceka. Gusa uyu DJ Frigisi yiyita DJ cyangwa se umuntu uvanga imiziki, ariko nanone wavuga ko akenshi ashyirwa mu majwi ko abona akazi yabanje gutanga ruswa y'igitsina ntiyababeshya, kuko abarimo DJ Buriyane baje kuzavuga ko uyu mukobwa DJ Frigisi kugira ngo abone akazi akenshi aba yabanje gutanga ruswa y'igitsina ku bantu baba batsindiye isoko ryo gucuranga mu birori bigiye bitandukanye. Si ibyo gusa kandi uyu mukobwa witwa DJ Frigisi, ubwo The Ben yakoraga igitaramo mu gihugu cya Uganda, byavuzwe ko DJ Frigisi yaba yararyamanye n'uwitwa Muyoboke Alex, nubwo abo bose baje kujya mu itangazamakuru bakabihakana, ariko nanone ntawe wabashira amakenga, cyane ko n'uwo wari uri kumwe nabo si ubwa mbere bose bavuzwe muri izi ngeso. Ibirenze kuri ibyo kandi DJ Frigisi yaje kugaragara Dubai, aho abakobwa b'abanyarwandakazi baje kubona ikirombe cya zahabu, aho bajya gucukura uko biboneye bakajya gucuruza uyu mubiri wabo. Ibigaragara nuko uyu DJ Frigisi nyine ntabwo ari ikinyoni gitagatifu ku iyi ngingo, nubwo ntawamucira urubanza, nyine guca imanza ari iby'Uwiteka, ariko amaze kubaka byinshi abikesha umukuri we, nubwo ucuruza mu ibanga rikomeye akaba atanabyemera, cyane ko nyine bitanemewe aha mu Rwanda. Ku mwanya wa 9 turaza kuhasanga uwitwa Dabiju wamenyekanye kubwo guhabwa poromosiyo n'uwitwa YABAKOBWA, ndetse abanyarwanda benshi baramumenya baramukunda, ahanini bishingiye ku miterere ye isamaje. Uyu Dabiju nta gitangaje, cyane ko uyu we yemerera ko afite impano yo gucuruza igitsina. Kugeza kuri ubu Dabiju, umwe mu bakobwa bateye neza uherutse guca agahigo kugaragara ari kwirukanka yambaye ibisa n'ubusa ku musozi. Uyu Dabiju uzwi gukaraga ikibuno, ni umwe mu bakobwa nabo binjiza agatubutse babikesha igitsina Imana yabihereye. Ubwo ari kuri live yabwiye Dumba ko amaze kugura ibibanza bigera kuri 4
aho akeneye umugabo ngo wabyubaka maze akagitsindira bya burundu. Gusa Loredana Biju ni umwe mu bakobwa bakomeje kugenda bibazwaho n'abatari bake, aho baba bibaza ese niba zaramaze kuzura ijana, zimwe zuzura ijana umuntu agasara, cyane ko asigaye agaragara ku musozi nyine kwirukanka yambaye ibisa n'uko yavutse, cyangwa se mu yandi magambo ibisa n'uko yambaye ukuri. Icyo nakubwira kuri uyu Biju kandi ni uko bamwe mu bakobwa bakoze icyitwa plastic surgery bibahenze, ko yivugira ko yishyuye amafaranga y'u Rwanda arenga miliyoni 12 ngo bamukorere ibijyanye n'imiterere. Gusa none ni umwe mu bakobwa binjije agatubutse babikesha iyi mpano Imana yamwihereye mu maguru, maze nawe akamenya kuyikoresha akayibyaza imitungo itimukanwa ku kigero gihambaye. Ku mwanya wa 8 nta gutinda turaza kuhasanga uwitwa Sasha Keti. Uyu nawe bivuga ko ari indaya y'insirimu, aho yishyize muri high class, aho kumubona biba bisaba umugabo bigasiba undi. Uyu mukobwa w'umusiri queen operasiyo ze inyinshi azikorera hanze y'u Rwanda, akaba ari na kimwe mu bituma abona amafaranga atubutse, cyane ko nyine azana amadolari. Muri make nyine yacuruza imari ye Imana yamwihereye mu madolari. Ibi ni ibituma Sasha Keti ari mu bashyirwa mu majwi ko bafite agatubutse bakesha iyi mari yakoresheje neza, agafata itarano Imana yamuhaye akarikoresha neza. Ibindi bivugwa kuri uyu mukobwa witwa Sasha Keti ni uko ashobora kuba afite imodoka ihenze, nubwo nanone ubuzima bwe akunda kubugira pirive cyane, ariko nanone abasesenguzi nyine nicyo baberaho, amakuru ye baba bayazanye ku bwinshi. Ku mwanya wa 7 turaza kuhasanga uwitwa Isimbi Noeline. Iwe byarenze kuba uburaya, kuko uyu ni umukinnyi wa filimi z'urukozasoni wabigize umwuga, aho mu ndimi z'amahanga bakunda kwita porunogarafi. Uyu ari proud yabyo, yemerera ko yicururiza ubwambure bwe ndetse n'amashusho arimo agaragara asambanywa mu mafilimi nk'uko nabikubwiye haruguru y'urukozasoni nyine. Uyu mukobwa ku mbuga nkoranyambaga yivugira ko afite agatubutse yagiye akura mu bihugu bigiye bitandukanye, by'umwihariko ariko mu bihugu bya Nigeria, aho agenda agakorerayo amafaranga atari make, ndetse nyine naho asanzwe akorera muri Thailand mu mafilimi y'urukozasoni. Uyu Isimbi Noeline nawe ni umwe kandi mu bakoze plastic surgery imuhenze, byumvikanisha ko afite agatubutse. Bivugwa ko afite inzu y'akataraboneka mu mujyi wa Kigali, ndetse akaba afite n'imodoka nziza, ahora mu ndege nk'aho yayivukiyemo. Mbese nyine wavuga ko ariho mu buzima butangaje, ariko none gusaba ibitambo ntiyababeshye kuko yemeye gutanga amagara ye. Mbese nyine mu Kirundi bavuga neza ngo yabaye umudandaza magara. Ku mwanya wa 6 nta gutinda turaza kuhasanga kuri uru rutonde rw'abakobwa bakijijwe n'igitsina aha mu Rwanda. Turahasanga umugore wabiciye bigacika uzwi ku izina rya Shadibu cyangwa se Uwimbabazi Shadia. Uyu Uwimbabazi Shadia abahanzi bamuririmbye mu ndirimbo Sinababara, cyane ko nawe ubwawe urabazi. Icyo nakubwira kugeza kuri ubu, uyu Shadibu ni umwe mu bakobwa binjije agatubutse, cyane ko nawe yaboneye abandi izuba muri iyi kariyeri yo gucuruza umubiri mu ibanga rikomeye, mu byo baje guteranziretinga bakabyita ubusire queen, mu koroshya imvugo z'iki gihe kugira ngo bataza kubitindaho nyine, cyangwa se bitumvikanisha ko batandukiriye umuco. Icyo nakubwira, uburere bwabo babukemanga. Uyu mukobwa Shadibu we ikirenze kuri ibyo ni uko amwe mu bakobwa bamaze kubaka izina kera aha mu Rwanda, akubaka umufana kuva mu mwaka wa 2012 kugeza kuri ubu. Shadibu aracyari ku itara. Shadibu yagize umuyaga wo guhura n'ibyamamare bigiye bikomakomeye birimo Diamond ndetse na Davido, ibyatumye nyine agwiza ubwamamare buhambaye. Kugeza kuri ubu Shadibu ku rubuga rwa Instagram akaba akurikiranwa n'abarenga miliyoni n'ibihumbi 200, akaba ari influencer akurikirwa cyane aha mu Rwanda. Uyu Shadibu icyo nakubwira ni uko ni umwe mu bakoreye amafaranga atari make muri iyi showbiz y'u Rwanda, by'umwihariko nyine mu ibanga rikomeye nk'uko bakora ubucuruzi bwabo ariko babyita. Ku mwanya wa 5 turaza kuhasanga Miss Photogenic wa 2019 yitwa Muyango Claudine. Uyu nawe ni umwe mu bakiriye igishoro Imana yabihereye maze bakagikoresha neza. Uyu Miss Muyango ni umwe mu bashobora gukorera amafaranga miliyoni 1 ku ijoro cyangwa se miliyoni 2 bitewe
nuko yabonye abakiriya mu kazi ko guhostinga ibyo Kenisi yaje kuvuga ko ari uburaya, ndetse n'abantu benshi bakagenda babihurizaho ko nyine uyu ari umwuga w'uburaya, nubwo nyine uyu Miss Photogenic wo mu 2019 we atabikangwa, abikora nk'akazi kandi kamutunze kakaba kanamuha amafaranga atari make. Uyu Muyango yamaze gutandukana n'uwitwa Kimenyi Yves kubera imico ye yamaze guhinduka ya maraya, akaba yarahisemo gusanga uwitwa DJ Buriane nawe baje kuza gutandukana nyuma. Gusa nakubwira Muyango ni umukire bifatika ugendeye ku mitungo afite n'ubuzima abayemo, waba ko ubuzima bwahindutse ntiyababeshye. Uyu Muyango ni umwe mu bakobwa bafite amafaranga cyangwa se abagore ariko nanone badashobotse cyane tugendeye ku mico ye n'ibivugwa muri rubanda. Ku mwanya wa 4 turaza kuhasanga umwe mu bakobwa bafite imiterere iteye ubwoba aha mu Rwanda. Uyu nta wundi akaba yitwa Yorode Queen, umwe Harmonize yabonye nyashize maze agasara. Uyu bitewe n'uburyo arenze, abantu benshi usanga bibaza ese ubundi Yorode Queen abaho cyangwa ni sikamu gusa, ariko nanone abifite bo baza aho aba, cyane ko uyu mukobwa abirwamagana mu nzu igeretse, nawe wumve urwego ariho. Ibi bikaba nabyo bituma Yorode Queen ari umwe mu bakobwa bensipira abatari bake mu bakobwa bajya kwikoresha icyitwa plastic surgery, kubera ko nyuma yaho ayikoze umwe mu bakobwa bateye ubwoba, ibyatumye Harmonize w'icyamamare ukurikiranwa n'abarenga miliyoni 11 basara babonye nyashi z'uyu mukobwa witwa Yorode Queen cyangwa se Fiona nk'uko asanzwe yitwa. Uyu Yorode Queen cyangwa se Fiona afite imodoka ya Range Rover, bivugwa ko yakuye Harmonize, akaba atuye mu nzu ya etaje mu karere ka Rwamagana. Ni kikwereka ko ari umwe mu bakuye agatubutse muri iyi kariyeri yo gucuruza imari Imana yabahaye. Mu mwanya wa 3 turaza kuhasanga undi mukobwa, uwo nta wundi akaba yitwa Alia Kuru. Uyu Musiri Queen wisobanukiye kugeza kuri ubu umwe mu bakobwa bafite agatubutse cyane ko nyine kumubona bisaba umugabo nawe bigasiba undi, gahunda ze nyinshi nawe azikorera hanze y'igihugu, mbese nyine yihariye isoko mpuzamahanga. Gusa nanone uroti zo mu Rwanda kugira ngo azikorana n'abastari b'abanyamahanga, ko hari nyine ko nabikubwiye akunda kwikorera gahunda ze hanze y'igihugu. Uyu Alia Kuru akaba ari umwe mu bakobwa bashinze kampani y'abasiri Queen izwi cyane mu birori bigiye bitandukanye muri Kigali yitwa Kigali Boss Babies. Ikirenze kuri ibyo kandi akaba ari n'umwe mu bakobwa bafite agatubutse, aho yahaye ibonsa rye imodoka yo kugendamo, ikikwereka nyine urwego umwana w'umukobwa baramaze kugeraho. Nta gutinda reka tugere ku mwanya wa 2, turahasanga uwitwa Keti Bashabe. Uyu ni umusiri Queen akaba n'umunyamideli. Mu by'ukuri uyu mukobwa afite uburanga burangaza abatari bake, ndetse akaba afite n'amafaranga atubutse yakuye ku miterere ye. Uyu mukobwa Keti Bashabe iyo umureba ntabwo afite nyashi zishamaje nkabona kubwe haruguru abenshi, ariko nanone ni umukobwa wisobanukiwe. Uyu mukobwa ikindi gitangaje kuri we ni uko ari umwe mu bakundanye n'ibyamamare biteye ubwoba aha muri iyi si y'abazima. Uwo nta wundi akaba ari umukinnyi w'umunyasenegali uzwi nka Sadio Mane. Uyu bivugwa ko bakundanye igihe kitari gito, uyu Keti Bashabe bikaza kurangira batabanye, ariko uyu Keti Bashabe akaba afite inzu y'imideli yitwa Kabasha Fashion Limited, ikaba ari inzu imwe mu zikomeye aha mu Rwanda. Uyu Keti Bashabe afite inzu ku irebero y'akataraboneka y'ikitegererezo mu yandi magambo, akagira imodoka idasanzwe ndetse nyine n'andi makampani agiye atandukanye afite, bikaba ari bimwe mu bishyira ku mwanya wa 2. Mu gihe ku mwanya wa 1 ari urucabana kuri uyu mwanya, uyu nta wundi akaba ari uwitwa Mutesi Jolly. Mutesi Jolly atunze imodoka iri hagati ya miliyoni 300 na miliyoni 400 z'amanyarwanda, bigaragaza ikigero cyangwa se icyiciri ariho. Gusa nk'uko twabikubwiye haruguru, iyo umubajije aho yakuye imitungo afite akubwira ko nyine bitakureba. Gusa nanone uyu Miss Rwanda 2016 akaba ari umwe mu bakobwa bazwiho
kwinjirira abantu bakomeye cyane. Urugero ni umunyemari witwa Rugume, bivugwa ko ariwe yakuyemo agatubutse. Uyu Rugume ni umwe mu bantu bakomeye muri Afurika, aho afite amafaranga atari make. Ibirenze kuri ibyo kandi ni umwe mu bakobwa bigirira igikundiro, cyane ko umugaba mukuru w'ingabo za Uganda ari Muhoozi Kainerugaba akaba ari umwe mu bagabo bakomeye muri Afurika. Nawe ubyumve neza, n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda. Uyu nawe yivugira ko uwitwa Mutesi Jolly uwazana Beyonce ntaho yamukora. Ibi bikaba ari bituma uyu mukobwa witwa Mutesi Jolly uretse kugira amafaranga akaba afite n'igikundiro, none ari pwafuru bitewe n'abantu baziranye bakomeye. Akaba ari niwe mushyira ku mwanya wa mbere ku rutonde rw'abakobwa bivuga ko bakijijwe n'imiterere yabo aha mu Rwanda, aho afite agatubutse nyine, haba inzu afite kwirebera uretse kuzuza y'akataraboneka, akagira imodoka nakubwiye ihenze. Uyu mukobwa Mutesi Jolly ni ibindi bindi wajya kuvuga ibye bwakwira bugacya. Gusa mbashimiye ko mwabanye natwe aho twareberaga hamwe abakobwa 10 bakijijwe n'imiterere yabo cyangwa se bakijijwe n'imari Imana yabihereye mu maguru. Nimukomeze mugire ibihe byiza.